Ijambo ry'umunsi, uburyo tubana n'Imana. Imipango myiza y'igikorwa cyawe iguha inyungu z'igihe kirekire. Kwihuta ndetse no kudapanga ibintu mbere bigushyira mu gihombo mu buryo bukomeye. Kumva neza ibi uraza gusoma imigani kuva ku gice cya 21 uhereye ku murongo wa 5. Biratangaje cyane ukuntu umuntu ufashe iminota mikeya mu gitondo agapanga uko umunsi uza kugenda, byanze bikunze umunsi ugenda neza kandi ukagenda kuri gahunda. Yego birumvikana buri gihe ntabwo uko dupanze ibintu ariko bigenda 100%, ariko kandi nanone mu gihe ibintu byose bihindutse kandi twari dufite ibyo twapanze, tubasha kumenya ngo ni ikihe kintu tutakoze, ese ni iyihe mpamvu tutagikoze, maze ibi ngibi bigatuma icyo kintu ari cyo tuzaheraho. Uyu munsi reka ngusabe ko wajya upanga ibintu mbere yo kubikora, ndetse urashyira mu bitekerezo byawe ko ibintu biza kuza kugenda neza aho kuza kugenda nabi. Vuga bene aya magambo meza. Urugero, uyu munsi uraza kugenda neza cyane kandi ni umunsi udasanzwe. Vuga kandi uti Imana iri kuyobora intambwe zanjye kandi impuhwe zayo ziri buze kumfasha byanze bikunze. Shyira Imana imbere, ureke Imana ibe ku ruhande rwawe, kandi byibura buri mu gitondo ufate iminota 5 yonyine uganire n'Imana yawe. Buri gihe nufatanya n'Imana gupanga umunsi wawe, nta kizaho ngo umunsi ugende nabi, byanze bikunze Imana nibijyamo umunsi wawe uzagenda neza. Gerageza rero wite ku mubano wawe n'Imana. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.